uvukurira umubyeyi ukubyaye nawe akarira. Ese hari iherezo rikiri? ariko si umwana kuko nabwiriwe naburaye ubukene bungeze ahantu ntabwo Imana yanjye, ariko si kuko Imana yanjye wamfashije uwo munsi ukampa icyo kurarira. Inzara iranyishe, umwana wanjye inzara iramwishe, mwana we. ariko simera kuko intebe kibarenge we, nukuri umwana wanjye inzara igiye kumunyicara we. Mwana nukuri ndakwinginze ngo uyu munsi umukino ndarira, nukuri umugabo wanjye baramufunze. ubu ngubu kuko ndagira nde Mana yanjye. ariko gusa mfite musaza wanjye uvuye hanze, ariko se ko nawe ntazi aho aba, ubundi abigenza ni koko. ariko ngiye kugenda inzira zose njye kumushakisha wenda namubona. biteye kundi utari muri muzi byihore ariko ntabwo bizi hariya no hano kutavuga kandi nimo nshaka kugenda umbo witonze ne kugenda mu intara kamukanda yo mari agitya kubura sobanurira byawe batuba kubona yataye amafaranga muhara ntabwo wamfasha kuyashaka ngiye nturagwa amafaranga yawe ubu yangenda wamfasha kuyafite amafaranga ariko bari tumpere aya nama karita yose y'akazi iyi si ikarita sakazi akasakazi sibuno umva babara rwose mukamenyere nundi bwose ako sema basi na namacyo ataraguye ngo nanyihereho ufite ikibazo mu mutwe shatu umva pe birakaze na namacyo uragiye uko nguko gusa kugenda ako se aho se abiki wabinkoreye gukubita shaburya mva navukiyemo niyi hari kubundi ufite amafaranga ese basi wakirengagije basi tuyagabana ndina tuyagabane man duke man wenda umeho make na natama make Kusubuka ko nzagerayo. umunsi ndakabasha noneho rero n'aya matafari aba nabo barayarangaranye niyo bampikira kambere y'igihe cyose imvura yanyagiye kandi barira ngo amafaranga bayabumbishije apfuye uze kumva neza ndahombye bose rega hano hari umuntu warumbwiye yuko ufite ikiraka hano mbese niyo mpamvu waje gukina kuri bikakaza rega abantu baba twarashomereye inzara yaratwitse ubu nta kintu umuntu abona mbese inzara muza kuyitungira none se tuba tugira ngo aho kuza tuze kugusaba iby'ubuntu umuntu yaza akagukorera ukamuha agafaranga ajya kugura ikiro cy'ibirayi wenda ntabwo uzi ibibazo bari ibibazo se ko biri kuri twese natwe ubu tuba twarakubiswe nta kintu twabonye mbese n'iki cyakuvuga ko ngiye hari ikintu gifite atari ibibazo gusa reba n'amatafari yose urareba aya ngana yabumbye nyine ni nanjye wimbishize sina n'umuntu asizemo ngo yabumbye none se rega bose uba warayabumbye akeneye kubakwa n'ubundi za mbaraga washoye imvura ubu ngubu iguye ari aha hasi yayanyagira akamenagurika
ubwo rero bibaye byiza washakisha ahantu ukura akantu aya ngaya ukayubaka neza nta kibazo. ano matafari yarayo kubaka ni akazu k'amazi hariya ariko n'amafaranga yayo nayataye ntabwo ngiye kubwirwa byanacanze bizagumangaje. urumva ari ibibazo gusa tuzabigenze dute se bose? urumva byagenda gute? ni ukubyihorera nyine ushaka se kuja kungopa ukaza utabona ngo bigenze yabone ukopa se wa mugabo we. ngubu rero ikindi kibazo ushobora kuyarekeraho imvura ukabona iraguye ikamenagurira hano n'ubundi wajya uyareba ukibuka za mbaraga washoye ukabona nta kindi kintu ukabona nta kindi wakora. nyine ni gutya nyine ni ibibazo by'isi niwe. ariko rero abantu namwe ntabwo mujya mwihuriza bose rwose, yaba ari abagenda mu ndege yaba ari abarara muri etaje barabura. ese uwo kureba kuva ejo ubu nta kintu cyari cyajya mu Rwanda. n'ubu ngubu nkubwira ni wamikiraga nkakubakira izi nkarakara rwose sinzi ni ukwirwanaho mbese by'inzara ntabwo. musekeje nanjye ubwanjye nta mafaranga arayibye ikigo gishyataro cyane cyane ko yama byari ibibazo gusa wowe nawe urashaka amafaranga uza kubaka. rero rwose nawe umuntu awurebana hahandi washyize imbere bitagera wenda ariko ukandwana rwose mu gihe hari aho bwihute yagiye tugende batari kukibona ese rwose genda wimara mu mutwe ugera bose umuntu aba ashakisha bose aho kugira ngo arye ibyuma. uzaza ukora cyane n'uzaza ukabona twebwe ntako tuba dufite. bose nukenera kubakisha uzampamagare tuzareba. tuzamubona mwana we ubuse turamukura he kubandangiye muri izi ce inzara iratwishe. mwana wa turashonje ducecekere hari igihe musaza wanjye turamubona uvuye muri Amerika. ubundi se ko baturangiye muri izi ce ubu se turamubona? mwana yanjye dufashe tumubona. cyabaho turakubonye mwana wa turamubonye. bimeze bite kubona amayari yose y'umwana? Byagenze bite kubona umwana ari kurira? nawe umwana arashonje umugabo wanjye baramufunze. bamufunze ryari? bamenye baramutegera turashonje inzara igiye kutwica musaza wanjye ubaze kuko nta kintu wambarira ko dushonje. nanjye ukumva nanjye baranyambuye nkigera mu Rwanda icyo nabonye n'iki gihugu ntabwo ndakugira gutya nta nayisigaye imbere inyuma gusa nanjye baranyambuye ntakubuza none se ubwo nanjye reka ngende dore ko duhuza ese uko njye nta nufite wo kuba nanjye rwo ntiyagiye